njyewe ntinya inzoka kurusha ibindi byose. Ngira ngo mwatwinjiranye kubera ko urugi rwacu rudakingwa, ntabwo mu barangi bakinga, ntabwo tujya dukinga. Iyo badukinga ntabwo mwari kwinjira, mwari kubanza mukaka karibu, ariko mwasanze yakinguye, niyo mpamvu mwatwinjiranye. Rero inzoka Yes, ni Afrimaze TV online. Murabizi neza ko uyu mwaka akazi ni kenshi kandi karakomeye, ariko nanone imbaraga zirahari n'ubushake ndetse n'ubushobozi bwo kugakora neza kandi ku gihe. General Jean Ponce abimva ndacyakwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo amakuru atandukanye yaba y'imyidagaduro, imibereho myiza y'abaturage, ubuzima rusange bw'abanyarwanda abashe kukugeraho neza kandi ku gihe. Ubushize mwakurikiye inkuru yacu yavugaga ku bantu bavuza abarangi cyangwa se abarangi muri rusange, abenshi mu bita abaganga, abenshi mukabita itorero, abandi mukavuga ko bavura bakoresheje inzoka. Nyuma yo kubona izo mpaka ziri kuri ibyo bice byombi nka Afrimaze TV, twafashe ya mbere turavuga ngo reka tumenye umunsi abarangi bashobora kuba bateranira hamwe bavuza inzoka cyangwa se ubundi buvuzi bwabo bugiye butandukanye. Natwe turavuga ngo icyo gihe nyine nitumara kumenya uwo munsi neza nibwo tuzafata ya mbere kugira ngo tubashe kuhagera, tumenye se koko ya nzoka irahari, tubashe kuyireba, tubashe kunamenya uburyo bashobora kuba bagivuza. Reka mbamara amatsiko, ahangaha tugeze ni kuri cya gipangu, ahangaha niho tuzi neza ko bateranira, niho bavurira. Batubwiye ko atari itorero, batubwiye ko ari ivuriro, naha bavurira. Turabizi neza ko abantu bari ari benshi, abarwayi ari ku cyumweru amasaha baba bari ari benshi. Natwe icyo tugiye gukora, tugiye kubatungura, hanyuma twinjireyo turebe ya nzoka koko irahari. Reka ninjire, aha ni ku gipangu, hanyuma turebe nimba koko ya nzoka ihari. Ngira ngo ndanumva bameze nk'abaririmba, nabashije kuba nakwinjira, nabashije kuba ni Afrimaze TV, ni kamera ni Afrimaze TV, ntabwo twakora ni Afrimaze TV, twari tubasuye turifuza kuganira n'abavuzi hano. Twebwe ni Afrimaze TV, tuba twifuza buri gihe kumenya spora kamera ni Afrimaze TV, ntabwo kamera twayikuraho. None ko mwaje mutunguranye ni Afrimaze TV, turifuza kumenya ibirebana n'ubuvuzi bukorerwa ahangaha. Batubwiye ko uyu munsi aya masaha aribwo haba hari abarwayi ndetse n'abavuzi n'abavuza abarangi. Turifuza rero kumenya ese koko ya nzoka bavuga muvurisha irahari. Inzoka yo ntayo, nubwo mwaje mudutunguye mutaduteguje cyangwa mudusaba uburenganzira, niba ari cyo kibagenza turabaha inzira, ariko mwakabaye mwaduteguje nabasha nyurugo sano kwara umuganga mukuru wabo. Oya ntabwo twari kwirwa tumuvugisha, twifuzaga kubatungura twebwe. Turifuza kumutungura nibyo. Oya turifuza kumenya ya nzoka koko nimbi hari cyangwa idahari. Nanjye ndagerageza nkuremo inkweto, hanyuma ninjire kugira ngo ndebe nimba koko ya nzoka ishobora kuba ihari muri rusange. Ndinjiye, abantu bararirimba ni benshi, abantu bararirimba gusa ndimo ndibaza ya nzoka irihe. Ni Afrimaze TV, turifuza kumenya ya nzoka bavuga muvurisha nimba koko ishobora kuba ihari. Kuko mutateguza iyo duteguza ntabwo twari gupfa kubimenya, turifuza kumenya nimbanga dushobora ahubwo kuba twabibona muri rusange. Nigiye imbere ndagerageza kwinjiramo hano, ariko ikigaragara ahangaha barasenga, ndagerageza kureba aha hose, ariko icyo mbona cyo inzoka bavuga ishobora kuba idahari. Ngira ngo ahari ikintu dushobora gukora ni gufata umwanya wo kuba twakwicara tugatuza, tukamenya muri rusange ese ni ibihe bikorerwa ahangaha muri rusange. Kuko murababona ahangaha hose bararirimba, barabyina muri rusange, nta kindi kintu kibashije kuba gihari. Ndatuza, ndaca bugufi nanjye, hanyuma dukurikire gahunda zihari, kuko ibigaragara ya nzoka bivuga ko ishobora kuba ihariyo ntayihari habe namba. Aho ku mwanya muze, hanyuma tuze gukurikira ishobora kuba gihari muri rusange.
ngira ngo rero twinjiye hano bitatworoheye, twinjiye hano twifuza kumenya nimba koko nkuko mwagiye mubidusaba kenshi kumenya nimba ya nzoka bivugwa ko abarangi bavurisha ishobora kuba ihari, twe ntayo twabashije kubona. Ahubwo turacyafite amatsiko yo kumenya nizihe mbaraga zishobora kuba zihari zifashishwa mu kugira ngo umurwayi wese ugere hano ugeze hano abashe kuba yakira. Byadusabye imbaraga zitoroshye, ariko dukoresha uko dushoboye kugira ngo tubashe kuhagera tumenye nimba koko ya nzoka ishobora kuba ihari. Nka Afrimazi TV ntayo twabonye, ariko abaganga bari hano ngira ngo mwakurikiye uko bigenda, uburyo bifashisha mu kuvura. Tugiye kubegera mu kanya gato kugira ngo baze kuba badusobanurira uburyo butandukanye bifashisha. Turifuza ko umuyobozi mukuru abanza kubatwereka ndetse akanadufasha kubasobanukirwa. Muratwibwira? Murakoze, nitwa Kajongi Jean Bosco, nkaba ndi umuvuzi uvuza abarangi. Tubasanze rero ahangaha n'ubundi twamenye ko aya masaha aribwo muba muri kwita ku barwayi. Twari dufite amatsiko nyine kumenya nimba ya nzoka bijya bivugwa ko ngo yifashishwa n'abarangi hari, ariko twe ntayo tubashije kubona. Mu by'ukuri nk'uko n'ubushize nayo babwiye ko inzoka ntayo, ngira ngo muje musanze tuvura ntayo musanze ihari. Bivuga ngo rero ni ibintu byo gusebanya, kandi murabona hari abaganga baturutse impande zose mu turere dutandukanye. Ndumva iyo nzoka ntayo. Ngira ngo umuntu yabegera akaganira nabo babibwire. Hari abajya bavuga ngo ni idini dukoresha ibi, ariko ngira ngo mwabyiboneye. Ikindi ni ukuvuga nuko abavuza abarangi bashobora kuba baturuka mu madini atandukanye. Bivuga ntabwo ari idini rero. Twebwe turavura, twarangiza tugasengera mu matorero dusengeramo, kandi nta n'icyo binatwaye, kuko ubuvuzi ni umurimo kimwe n'undi. Nitwa Nizeyimana Kariste. Kariste, utuye hagana hehe? Uyu mu murenge wa Jabana, kagari ka Kamatamu, karere ka Gasabo. Twabonye bimwe mu byo mwifashisha mu kuvura, turifuza kumenya ibyo ari byo. Niba mwabonye watwereka? Ngira ngo ahangaha Kariste agiye kutwereka. Uradusobanurira? Uru n'urwo bita urukwanzi. Rwitwa urukwanzi. Urukwanzi bishatse kuvuga iki? Uru nguru rwo twifashisha mu kuvura. Ubonye ko twagiye dukoza ku mitwe y'abarwayi. Urukwanzi rukaba rurimo umuti. Ubu ni umuti wundi, harimo umuti. Rwo twifashisha tuvura abana, nabibonye ku mukeka. Ndashaka kumenya ubwoko bw'umuti uri mu rukwanzi. Hano haba harimo umuti mwinshi. Marayika niwe wenyine wivurira ubundi. Nitwa Mahoro Claudine, ntuye mu murenge wa Bumbogo, akagari ni Musave, sengera mu idini rya DPR. Nagenda umuherezakazi w'abarangi. Naje mu barangi ndushye, ndemerewe, mfite ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Nari mfite ibibazo by'uburwayi bugaragara n'ubutagaragara. Ubugaragara nari ndwaye amaguru yarabyimbye. Uretse ko nambaye kora wenda utari wibone, ariko nari mbyimbye amaguru cyane. Amaguru yarabyimbye ku buryo kwa muganga bari barampaye narandevuye guca akaguru ngo karimo kanseri. Nuko mwaje mutunguranye yaba ari nk'ibintu mwanteguje nari kubazana transfer ndacyayifite. Nagombaga gucibwa akaguru kuko kari karabyimbye bavuga ngo harimo kanseri. Ariko ngeze imbere y'abarangi baramvura, urabona ko mfite amaguru yanjye yombi ntabwo ncitse akaguru. Ndi muzima. Mu bitagaragara nari mfite ibindi bibazo bikomeye nkaryama ibintu bikaniga, ngapfa ngahwera, ariko aho nagereye imbere y'abarangi ndaryama ngasinzira. Ubundi impano yo kuvura abantu ubu warayivukanye, kandi nta muntu utagira umurangi. N'abatamuzi bamusebya baramufite, ahubwo nuko batazi ngo bafite umurangi, kuko umurangi ni marayika w'Imana. Wa wundi tuvukana tukivuka tugakurana. Noneho iyo wavukanye imiti umuntu aba yarayivukanye nta nzoka ivura. Umuntu avukana imiti mu biganza bye. Iyo ukuze ukamenya abarangi, nibo baza kugusobanurira ko ufite ubushobozi bwo kuvura. Nta kindi tuvuza rero ni za mbaraga z'umurangi wawe bwite ukurimo. Ntazi inzoka zirimo. Inzoka ngewe ntinya inzoka kurusha ibindi byose. Mu bisimba baho ntinya inzoka, kuko inzoka yigeze kunshira kera. Ndayitinya cyane, ntinya inzoka. N'ubu inzoka iguye wabona uburyo niruka.
ntinya inzoka kandi sinizeye ko hari umuntu muzima ufite ubuzima muzima ushobora kubana n'inzoka mu nzu. Ni nk'uko ntitubana nayo mu nzu tujye kubana n'inzoka. Ibyo bintu ni ugusebanya, ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Ari ihene ntiziba mu nzu kandi ziribwa, wajya kubana n'inzoka ntiyakurira abana ikabamara. Rero ntabwo nzi icyo navuga, yego kandi ntabwo utinya inyamaswa zirimo n'inzoka. Watinya cyane kuko yaranciriye ndabyimba ahantu hose baramvuza. Watinyutse ute kuza mu Barangi? Ntiyumvaga se ko bavuza inzoka wowe? Nza mu Barangi ubundi naje ntaramenya ko ari Abarangi, mpageze menye ko ari Abarangi nanjye ubwo naracenguzaga ngo ndebe ya nzoka, iyo nyibona ntabwo nari kugaruka. Ibyo byo niko kuri, ntabwo nari kugaruka, ariko mpageze baranyakira neza, mu bubabare bwanjye baranyumva. Burya umuti wa mbere ni ukumva umuntu. Baranyumva ububabare bwanjye, ndababwira baranyumva, barambwira bati ni wizera ko ugomba gukira ukicara hasi ukareka ikibi n'igisa nacyo uzakira. Narabikoze ndicara koko mbona ndakize, nta muti bampaye, iyo nzoka ntayo nabonye rwose. Nge ndashima Barangi kuko bamvuye batampaye imiti, nari nararambiwe imiti mu kanwa kanjye. Nicyo nshimira Barangi rwose. Abavuga ko Barangi ari inzoka nuko sinzi icyo navuga. Nabo bazaze birebere kuko ntabwo urugi rwacu ngira ngo mwatwinjiranye kubera ko urugi rwacu rudakingwa. Ntabwo mu Barangi bakinga, ntabwo tujya dukinga. Iyo badukinga ntabwo mwari kwinjira, mwari kubanza mukaka karibu, ariko mwasanze yakinguye, niyo mpamvu mwatwinjiranye. Rero inzoka sinizeye ko inzoka abantu bangana gutya bakicara bose, gusa abantu bose baba batinyuka inzoka, ntabwo bishoboka rwose. Abavuga ko tuvuze inzoka bazaze birebere, kandi ni ugusebanya. Ubundi Satani yagiye kwica umuntu abanza kumwereka ko icyo akamuvuye ari cyo kibi. Iyo amaze kukwereka ko ikintu cyo kugutabara ari cyo kibi, nibwo abona uko akwica. Kuko abantu hanze bari gupfa za ndwara zitwa negatifu kandi urembye, kandi wakaje mu Barangi bakakuvura. Indwara zitwa negatifu. Za ndwara zitwa negatifu, hari indwara ujya kwa muganga wagera bakakubwira ngo urwaye negatifu. Ese negatifu ibaho kandi ufite umuriro, urwaye ubabara, umaze icyumweru utaryama, ubyimbye akaguru, gutera negatifu. Yes, ni Afrimax TV online. Uracyakomeje kudukurikira, ngira ngo mwumvise byinshi bivugwa bya bikubiye mu buhamya ndetse n'ibyo twagiye tubona bitandukanye, uburyo bwo kuvura mu Barangi bitandukanye n'ibyo dusanzwe twumva abantu benshi bavuga ngo hari inzoka n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kumwe n'umuyobozi rero, hari byinshi nawe agiye gufasha abantu kumva ndetse no gusobanukirwa. Ngira ngo hari kigaragaye ko cyane cyane nk'ukuntu mwaje mu ivuriro ry'Abarangi mukaza mudutunguye, ntabwo mwaduteguje, ngira ngo mwasanze tuvura ikibazo cy'inzoka. Ndumva abakomeje kubibabaza cyangwa n'ubu abifitemo amatsiko, ndumva nta kintu bazabona, kandi niyo banaza ntayo bazabona inzoka. Mu by'ukuri ni ibintu bikunda kuvugwa ko dukoresha inzoka cyangwa dukoresha izindi mbaraga zitari nziza, ariko ibyo nababwira nuko abadukurikira cyangwa bazatubona ku binyamakuru byanyu, ni ukuvuga twebwe dukoresha impano Imana yaduhaye yo kuvura, kandi tukavura nta yindi miti dukoresheje iyo mpano. Icyo navuga ku ndwara tuvura ni indwara z'akarande, kandi zigaragara no mu mavuriro ya kizungu, kuko ugeze kwa muganga wa kizungu bakabona indwara basuzuma, rimwe na rimwe bazakubaza ngo ese mu muryango wawe hari ugize arwara iyi ndwara, umutwe udakira, amaso, bakunda kubibaza. Bivuga ngo rero izo ni za karande, ariko ntabwo babona, abaganga ba kizungu ntabwo babona uko bashobora kuvura iyo karande, ariko iyo ageze hano twebwe iyo karande turayivura igakira. Bivuga ngo umuntu uzi neza ko afite icyo kibazo, ubusinzi aho yavuka, akagira ubusinzi aho yashatse, akagira ubusinzi mu bo yabyaye, yagana Abarangi, kandi Abarangi bakorera mu Rwanda hose, nta karere na kamwe Abarangi batarimo. Uwagira ikibazo yagana Abarangi. Ari nayo mpamvu tuba twishimiye iri tangazamakuru rije ritugana, kugira ngo abadashobora kugira ngo bamenye ubuvuzi bwacu,
byibura ntibashobora kubona ntibashobora gusoma kureba ibitangazamakuru bazashobore kugana abarangi. Abarangi barahari mu Rwanda hose. Abarangi ni imbaraga z'Imana zaje zikorera mu bantu, zaje kuvura indwara zananiranye, kugira ngo mwagiye mubyumva, indwara bavuga ngo za negatifu, za karande, amarozi, imyuka mibi, ibyo byose nibyo umurangi yaje gukuraho. Turi hariya aho muvurira, twabonye hari bimwe mu byo mwifashisha mu kuvura, nimba hari utuntu nabonye tumeze nk'amasaro, sinzi mutwita mute, munadusobanurire uburyo mubasha kutwifashisha mu kuvura. Ni ukuvuga ruriya ni urukwanzi. Urukwanzi mu by'ukuri ubona ko ari urukwanzi wenda nawe wagenda ukarwikorera, ariko warwikoreye ntabwo rwaza rumeze nka kuriya. Ni ukuvuga ni ikimenyetso kigaragaza yuko twavuga ni nk'irangamuntu cyangwa se impamyabushobozi ikugaragaza kuri muri za mpano umurangi Imana yaguhaye ukaba uzikoresha. Iyo utarazikoresha rero ntabwo uba ufite. Iyo warubonye rero bifite inzira binyuramo kugira ngo urubone, kuko ntabwo biza gusa ngo ruze ngo ugende wigurira amasaro byikorere. Buragenda ufashe sinavura ngo bikunde? Ntabwo bishoboka. Kubera iki? Kubera ko iyo mpano ntayo waba ufite. Hanyuma urukwanzi rubamo izihe mbaraga? Urukwanzi twavuze ko ari ni ikimenyetso kigaragaza, nk'uko nambaye iyi taburiya, ariko urabona ntabwo amataburiya yose ameze asaguye. Hariho iki navuga ni ikirango, bivuga ngo rero ni nk'ikirango nacyo kiriya cyuko irura rukwanzi ni ikigaragaza yuko umurangi yakwemeye akaguha, mbega ni nk'uko umusirikari aba afite imbunda. Ntabwo wagenda ngo wigurire imbunda uyizane ujye ku rugamba utayihawe n'ubukorera. Ntimuvuguta imiti, ntimutera inshinge, ntimutanga ibinini, bivuze iki kuri izo mbaraga zo kuvura kandi ku rwego rwo hejuru? Ni impano y'Imana, kandi Imana ikora uko ishatse. Yahisemo kugira ngo tutavuguta imiti, kuko rimwe na rimwe iyo tuvugusa imiti hari n'igihe twishyiraho akacu k'ubumuntu, ariko impano y'Imana ntabwo washyiraho akawe. Ushyizeho akawe nyine ntacyo byakwangiza umuntu, kandi nta n'icyo byanamumarira. Ariko uvugusa umuti ari bimwe bya mpemuke ndamuke, uwo uhaye wamugiraho ikibazo, kuko uri kumuvura uburwayi butari bwo. Muramara mute impungenge abantu bagiye kukumva neza kuvuza abarangi icyo ari cyo? Ni ngombwa kuko ibintu byose ntabwo twabyemera kimwe, nta nubwo twabifata kimwe. Bivuga ngo natwe impamvu tubihamya ni uko twaba tuvuye turushye turemerewe, kandi na n'ubu tukaba tukibona imbaraga z'umurangi. Rero kubwira ngo umuntu uzemera kugira ngo yemere imbaraga z'abarangi nuko azaba yananiwe ubundi buvuzi bundi, yabona Imana yaba ikimukunze, akabona imbaraga imugeza mu barangi, akabona umuyobora mu barangi. Uretse ko nabonaho akanya ko gusaba abayobozi, kuko nk'uko bahora baturebera aho tutareba, batwifuriza iterambere, batwifuriza yuko nta kintu gishobora kuduhungabanya, banashaka n'ukuntu ubuvuzi bw'abarangi bwatabara abantu batiriwe bagenda bababeshya bagira gute. Abarangi bakamenyekana, kuko wamenya ko umurangi arakora, uwiyoberanya ku murangi icyo gihe akagira uburyo yava mu murongo w'abarangi, akajya ntakomeze gusebya abarangi. Hari abenshi bashobora gusebya abarangi, ubwo wiboneye ngo rura rukwanzi ngo nanjye nagenda nkagura amasaro nkatunga, nanjye nkavuga ngo ndumvura z'abarangi, ariko ntabwo ariko biba bimeze, kuko Imana ntabwo izaza ngo ivuge ngo uyu nguyu yarabeshye. Ariko twebwe tubakorera
ari nayo mpamvu twashyizeho uyu muryango kugira ngo dufatanye n'abayobozi tuvaneho abishushanya cyangwa abashaka gukora ibinyuranyije n'iby'umurangi. Ese ko mudatanga imiti irimo inshinge, ibinini n'ibindi, mwaba mwishyuza amafaranga? Twebwe ntabwo twishyuza kuko n'impano ntabwo yishyuza. Mu by'ukuri iyo ushimye ukabona Imana igutabaye kandi uyakoreye muri twe, hari ibyo bitishimwe, kandi gushima biva ku mutima bikava no ku bushobozi. Ngira ngo wahegereye wabonye ko hari ingeri nyinshi ziza zitugana. Abenshi umubare munini ni abatugeraho ibintu byarabashyizeho, baragiye mu ivuriro rya kizungu, mu ivuriro rya kizungu babura uburwayi, noneho bakiruka nka hehe mu bapfumu. Abapfumu rero nyine nta dini bafite, nyine baragukokora cyane, agasambu kakagushiraho, akazu kagurisha, noneho ukazagera mu barangi, bya bintu byose byaragushizeho. Twebwe kuko ni inshingano zacu, turakwakira mbega tugakorera Imana. Ariko bivuga ngo muri kwa bandi dukorera hari uvamo akaza ya mpano ye yongera gukora, yagira ubuzima, akaza n'ishimwe. Yazanye ishimwe rero usanga ndetse ari n'abantu batishoboye bagera hano bagafashwa na bagenzi babo. Bivuga ngo ni birebire imivurire y'abarangi kuko ihura n'ibibazo byinshi, ariko twebwe ntabwo dukorera, ntabwo ari business, nta inyungu dufite niyo kuvura bagenzi bacu. Kuri iyi nshuro tugiye kumva ubuhamya bw'umwe mu bagabo bagiye kutubwira ibirebana n'ubuzima bwe bwihariye. Ndacyakwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ni Afrimax TV online. Jina langu Jean Ponce Abiyumva, ndegera uyu mugabo atuganirize by'umwihariko agaruke ku buhamya bw'ubuzima buremereye yanyuze. Maratangira twibwira amazina ye, atubwire na hatuye. Amazina yawe? Nitwa Nibongera Anastase, nkaba ntuye muri aka kagari ka Nyagatovu, umurenge wa Kimironko, akarere ka Gasabo. Jewe nararwaye, mfatwa n'uburwayi ntarinzi, nkajya kwa muganga bakansuzuma, bakamfata amaraso, bakancisha mu byuma. Nagiraga uburwayi nkarwara amaguru, nkahera hasi mbashe kugenda. Nkajya kwa muganga ari ugutega amamoto, bakansuzuma, bakamfata ibizamini byose, uburwayi bakabubura. Bantera inshinge bikanyorohereza, ariko hashira nk'amezi 2-3 bikongera bikagaruka nkasubira hasi. Nza kugera aho ngaho njya kwa muganga, bancisha mu cyuma, numva nenda gupfa neza, ingingo zose, amaguru yo yarahinamiranye, ntabasha guhagarara, ntabasha kwicara, ntabasha guhina, ntabasha kurambura. Jewe nageze aho nibwira dogiteri, ambwira ati ko mbona nta kintu urwaye. Jewe mbwira dogiteri, urambwira ko nta kintu urwaye gutubona ntabasha kugenda, ntanyeganyega. Banshyiraho sima kubw'uburwayi bwanjye, kubw'ububabare bwanjye nari mfite, ariko bo babona yuko ngo amagufa ari mazima, nta kintu urwaye. Banshyiraho sima, nayimaranye amezi 2. Nsubirayo bayikuraho, bamaze kuyikuraho ndongera nca mu cyuma, nongeye guca mu cyuma, barambwira ngo n'ubundi ngo ningene ngo nzakira, n'ubundi babonaga n'amagufa n'ubundi ngo ari mazima. Ndataha ndagenda, kubera imiti bare bampaye bisa nkaho byoroshye gacyaciyeho nk'ukundi kwezi, ndongera nsubira hasi, noneho mpera hasi. Ariko ugenda wajya unatubwira hari muhe mwaka n'uburwayi bwagufashe muhe mwaka, wivuzaga hashize ibihe bimeze bite kugira ngo tubashe kubyumva neza? Natangiye gufatwa muri 2010, ariko nkaberwa uburwayi ndwaye gutyo, njya kwa muganga byoroha. 2011, 2012 mbara n'ubwo burwayi gutyo, njya kwa muganga bakantera inshinge, bakasuzuma uburwayi bakabubura. 2012, 2013, 2014, 2015 ari uko nguko njya kwa muganga, kandi ariko ndemba, njyayo narembye ntabasha kugenda. 2016 ubwo nibwo nageze aho ngaho nganira n'abantu, barati uburwayi bwawe ntago ari ubwo kwa muganga, n'ubwo mu Kinyarwanda. Ubwo nyobokiye abapfumu, ngiye mu bapfumu, abapfumu bampaye imiti, barambwira ngo barandoze. Abapfumu bampa imiti, bakajya bampa iyo nywa, iyo nisiga, iyo ngira gute, ariko ntibyagira ikintu bimarira. Ubwo mu gipfumu amazemo igihe kingana iki? Mu gipfumu namazemo umwaka.
muri 2016. watwemerera kumenya imiti baguhaga? Imiti bampaga nta imiti y'abapfumu ntago namenye iyo ariyo, ni ibivugutano byabo ntago wabimenya, ntago babikwereka abapfumu. Ibyaguhendaga? Byarampendaga, niko bandyaga amafaranga ibihumbi 50, ngo hari umuti bagiye kuzana muri Tanzania ngo duhe ibihumbi 20 by'itike, ni gutyo umuti wabo ni ibihumbi 50 ni 100, niko bandyaga amafaranga ariko kandi ntibigire ikintu bimara. Wagiye ku mupfumu umwe cyangwa benshi? Nagiye ku bapfumu 2 ariko bandya amafaranga bose, ariko nibyo Imana yikorera. Nararyamye kubera babapfumu nabonaga nta kintu bari mu kumarira, marayika niwe wanyihamagariye. Urumva nari ntuye muri uno mudugu, muri kano kagari, muri uno murenge, hano hari abarangi, ariko noneho nkumva yuko amagambo hirya hino ngo abarangi ngo bavuza inzoka nkuko namwe mwari muri mu kubyivugira. Nkavuga nti hari bavuza inzoka, nta nubwo nigeze nanatekereza nti hari mu barangi wenda naho bamvura. Ariko igihe cyarageze ndaryama je ndota Imana ndi mu gukizwa n'amasengesho. Muri kwa kurota kwanjye nibwo naryamye nkangutse mpita mvuga ariko wamenya awajya na hariya ko bamvura, ko ahari bamvura. Mbasha kugira ngo menye inomero z'umuhereza mukuru ahangaha. Ese nari nzi yuko nabo bakora nk'abapfumu kubera ko numvaga yuko nyine ngo bavuza inzoka n'iki, numvaga ko ari nubwo nari mpatuye numvaga ko wenda nabo bashobora kuba bavura nijoro kuko nari ntarahagera bavura. Ese nze kuza kwisuzumisha, nibura nze kuza nka nijoro ati reka dati twebwe tusuzuma ku manywa habona. Wari ushatse kubyerekeza ku byo wamenyereye by'ubupfumu? Kubyo nari imenyereye muri abo bari barandiye baramaze. Bo bakuvuraga nijoro abapfumu? Bamvuraga nijoro na kumanywa, imiti bakanzanira ku manywa, nijoro ngo nibwo bari ngo nijoro nibwo bari bumvure, bambeshya nyine ibintu by'abapfumu ntazi ubwoko bwabyo. Ubwo umuhereza yarambwira tuzaze ku manywa izuba riva. Numva ndatungwe, ndavese ko nahinzi ko nabo bashobora kuba bavura nijoro nk'abapfumu. Narazindutse mu gitondo kare ntago nabashaka kuba nanatera intambwe ngo mbe najya kuri moto. Baranteruye mu maboko bantereka kuri moto, iraza impagarika hariya ku marembo hariya mwabonye. Nari mfite imbago 2 ariko nubwo nari nzifite nazihagararagamo ariko ntabasha gutera intambwe, ari gutya gake gutya ntabasha gutambuka, kandi ariko ndibwa ingingo zose amaguru yose. Ndangije nageze hano baransuzuma, barambwira bati twebwe ntago turi abapfumu, nta nubwo turi ibitega, ntituri nyabingi, twebwe turi abamarayika b'Imana. Numva natungwe sera nta bamarayika b'Imana kandi numva ko bavuza inzoka. Ariko barangije bataya kumbwira ati twebwe nta muti twaguha mu kanwa, nta rushinge. Barabibonaga bati witeje inshinge turabona amatako yaraboze, wanyweye imiti y'inyobwa n'itanyobwa nta kutagize, ariko twebwe ntuzarindire ko tuzaguha umuti mu kanwa cyangwa tuguhe ikinini cyangwa tugusige biriya byose bagusigaga. Icyo gihe wahise utakaza icyizere cyo gukira? Nahise numva yuko nzapfa mbere, ariko maze kuhagera bamaze kumbwira gutyo numva yuko ngiye gukira kuko atari bya bindi abapfuma barambwiraga bati ahubwo kugira ngo uzakire umuntu kuroga twazamwicaga akavaho nibwo wakira. Ariko ngeze mu barangi barambwiye bati babarira umuntu. Ntabwo umupfumu se wigeze umwemerera ko umuntu kuroga mwamwica? Kubw'ububabare n'uburwayi ukuntu ari imbabazi nageze nahubwo mukureho wenda mbashe gukira. Ariko ngeze mu barangi barambwiye bati dore nawe yamukuyeho se? Oya, ntabwo yamwishe. Ntabwo yamwishe, yarabeshyaga imba yari buzanamwice, ariko marayika w'Imana ntabwo yabyemeye. Yanyihamagariye wa muntu bitari byajya mu buryo. Ndangije ngeze mu barangi marayika w'Imana arambwira ati dore nawe uri nka uriya murozi wakurogaga, nawe washatse kumwica. Ihane wihane ibyaha wicuze kandi umubabarire kandi usabe n'imbabazi yuko nawe warubaye nkawe. Kandi twebwe ntabwo dukorera ku kibi n'igisa nacyo, twebwe dukorera ku mutima utuje kandi ku muntu wihannye udakora ibyaha. Tugendera ku mategeko y'Imana. Baranyigisha nari umusinzi, ndi umunywatabi, ndi umusambanyi, ariko ibyo byose bahise babinkuraho, bampa ingingo ngenderaho yuko ngomba kugendera ku mategeko y'Imana, yuko kugira ngo bantambire bamvure, yuko ibyo byose by'ibyaha bitandukanya n'Imana ngomba kubireka nkabivaho, nkabasaba n'imbabazi n'uwo muntu ari ngiye kugira nabi kuko nanjye nari ngiye gukora icyaha. Ndangije nsaba imbabazi, ndatuza yuko bagiye kuntabara kuko bagiye kumvura. Nta nubwo byatinze
namaze nkihagera ntago ariko yenda mbere yaho gatoya reka tubanze twumve bakubwiye ko batari bugutera urushinge nta kinini bari buguhe wumva guri buvurwe ugakira ngewe kubitewe n'abantu nahasanze nabo harimo abaje bameze nkange icyo gihe mbere bamaze gukira haje umuntu wari waje ameze nkange nawe atabasha kugenda ampa ubuhamya ampaye ubuhamya ntangira kugira icyizere cy'uko nanjye nzakira noneho nyine hagera icyizere nahise ngira cya cyizere nahise ngira ntago nari maze nk'imyaka igera muri 4 haba ku manywa haba nijoro ntasinzira ntaryama ntabasha no guhindukira ariko nahise mbona ibitangaza bya marayika uwo munsi nahageze bansasiye akamatura hariya ndaryama nawe bahantu ibitotsi bivuye ya misonga yose yambuza gusinzira iratangira igenda igabanuka numva ndasinziriye ndasinzira imisonga igenda igabanuka buhoro buhoro haciyeho icyumweru kimwe gishize nari ndimo gutambuka ubwo mbere y'icyo cyumweru ntago nabashaga no kwijyana kuri toilette hano n'abantu bagira urukundo rwose nahasanze ntago bari banzi nanjye ntago nari mbazi ariko narahageze baranyakira mpasanga abasore bakajya banterura bakanjyana kuri toilette bakanterura bakantendeka nk'umwana batendeka muri po nkituma bakankarabya bakanyambura urabona ubu ngubu namaze kugira umubiri ubundi ntago wamenyaga imba ndi umusaza imba ndi umwana cyangwa imba ndi n'umugabo ntago wamenyaga icyo ndicyo nari narahinamiranye utamenya ko ndi umuntu mukuru wagira ngo ndi umwana nta mubiri ngira ubu nsigaye mfite umubiri ndatambuka ndagenda neza ku buryo ubu nanava n'aha ngaha nkataha igitarama n'amaguru kandi ntabasha no kujyana kuri toilette ubwo nyine ngikomeje icyumweru kimwe gishize nari ntangiye noneho kwihagurutsa batarinze kunterura mu maboko nkihagurutsa nkafata ku gikuta nkahaguruka nkafata imbago nkatambuka mu byumweru 2 za mbago zose nari nazishyize hasi ncumbagira ariko nkatambuka mu byumweru 3 nari nsigaye ngenda kazamo ngahakiza igisebe hasigara inkovu kazamo ariko nkumva yuko naramaze kugira icyizere nti ndakize pe ndyama nkasinzira nkarya ntago naryaga nari ntunzwe n'inzoga gusa kurya ntago naryaga wapi inzoga niyahuzaga inzoga n'ibitabi ngo mbashe kubona ibitotsi ariko nabyo bikanga nabyo bikabura ku buryo muri karitsiye bose abantu twari duturanye uwazaga kunsura akareba ukuntu umeze ndi mu rugo uwazaga kunsura akareba ukuntu umeze yagendaga avuga ngo ngo nukuzasura tujya gushyingura agatinya kuba yagaruka kundeba kubera ko uwambonaga asanzwe nzi amfitiye urukundo yagiraga agahinda akumva atazonongera no kugaruka kundeba abandi ku ruhande bakandeba batireka reka n'ugupfa barindiriye ko bazaza bajya gushyingura gusa bwariraga bagategereza yuko abana bajya gutabaza bugaca batese bakajya babaririza se haracyariho cyangwa yapfuye ari abanjye bangeragaho babaga bareba ku jisho gusa bazitegereje yuko nzapfa nanjye bwite nari narihebye nari maze gutegereza gupfa kuko nabo bapfumu bari bamaze kunanirwa kumvura ahubwo byarabananiye ahubwo ndushaho kuremba nkarushaho kubabara cyane ahubwo nayo nsigaye nsaba Imana nk'imbona nzapfa ntabaye nkipfira hakiri kare sinkomeze kubabara bigeze aha ngaha ariko nageze aha ngaha marayika arambwira ati burya nitwe twakwizaniye turaba marayika w'Imana ntabwo turabapfumu nk'abarira nitwe twakwizaniye ibyo bandinze ni byinshi muri kwa kurwara kwanjye muri bapfumu ko bandyaga amafaranga nari ngiye no kugurisha ibyanjye ngiye kugurisha n'umutungo wanjye ngo nibura ngo mbashe kujya kwivuza ngo nanjye njye kwivuza niyo na za Tanzania ngo wenda niho haba abavuzi b'abahanga ariko marayika yantabaye nagurisha bya bindi ngo narahandi mpagere kandi noneho nayo no kubigurisha n'undi n'abapfumu bakabirya bakabirira ubusa nkasigara ndirira. Umuntu ashobora kugira amatsiko kumenya bakuvurishije iki? Nta muti bampaye, navuriwe no gusenga, nkasengera na wa wundi wangiriye nabi, nkamusabira nanjye nkasaba marayika w'Imana ngo ntabare amvure, niwe ufite imiti y'ingeri zose, niwe ufite n'abaganga bandi bose niwe ubakoresha. Marayika w'Imana ntabara umvure mbashe kugenda, mbashe kugira ubuzima. Marayika
uyu musabye arakumva, narasabye ndasaba ibyo nasabye yarabimpaye. ubuzima bwamaze guhinduka, ubuzima bwarahindutse, ubu ndakora akazi kose, ndagenda aho nshaka, ndagenda neza. Ya maguru bashyiragaho amasima, usibye ko bari batari bavuga kuyaca kubera ko bari bakiburamo uburwayi, ariko ngewe bwite numva yuko ntazabasha no kuba nahaguruka ngo ntere intambwe ntambuke. Ngewe najya nsaba nkavuga ko ubu ngubu nzongera nambara urukweto ntambuke ngende. ariko ubu amaguru arakomeye, ubu amaguru arakomeye, nagenda ahantu hose. Ubu twirukanse nta nubwo wasiga, ubu ntabwo wasiga wirukanse, ariko nagendaga banteruye kugira ngo njye kuri toilette, barindaga kunterura. Ahangaha niho banteruraga kugira ngo ngende ndi iwanjye, bwo bantegaga ikintu kuko ntabwo nabashaka no kuva mu cyumba ndyamyemo. Bantegaga ikintu nkanyamo bakajya kumena, nkihagarikamo bakajya kumena, hano bakansindagiza bakanterura bakanjyana kuri toilette, bakanterura bakajya kunkarabya. Ntabwo nabashaka kuba nakigira, sinabashaka kuba nakunama ngo mfate amazi mbe nakaraba, nagira gutyo. Ubu ndunama nkunamuka nikora hose, ahantu hose, ingingo zose marayika yarandambuye, yarangoroye, yarantabaye. Aha, ngira ngo rero mwabwumvise ni ubuhamya bukomeye cyane bugaragaza ko umuntu ashobora gukirira mu barangi bitandukanye n'iby'abandi bashobora kuba bumva cyangwa bavuga. Ni Afrimaze TV, General Jean Ponce Abiyumva.